atarahagera. Soso wizina. Soso nibiki wabaye? Ubu kuko ibintu nibyo wahise mu mwana wawe. Soso ibi nibiki mbona? Wizina Yesu. Soso. Mwana wawe. Urashaka kunyicisha gahinda. Urubyimiye ko namukubise. None nabyemera. Ni madamu kandi ambwiza ukuri. Gerageza ukenzira. Papa ntabwo namukubise. Ngiye kugikosa. Kana gusa nujije ko bitari bwonde. Sibyo? Babimere. Ibibazo byavutse muri no kampani murabizi. Kugeza ubwo abantu bangambanira bajya kundega ngo uri ngiye wateje urupfu rwa murumuna wanjye, uri ngiye wamwicishije, ariko ubutabera nicyo bubereye. Kagaragaje kugira umwe nta kibazo. Gerageza igiye gisigaye tureni gitoya. Gerageza utazahera ko wicuza. Gerageza ugenzi gerageza igiye gisigaye tureni gitoya. Gerageza utazahera ko wicuza. Gerageza utazahera ko wicuza. Mabujanye Zana hano. Baramuca ndebe utabuzituzaniye ibiheri n'ibiki. Ujamena. Ibintu hano hashobora kubamo n'uburo. Fungura. Ubu rero nibyo rugotera umuntu kuki mushaka kumuhagata byiza aho ngaho. Kidafungukara. Urabona ibintu bitamuka si Umva nkubwire. Ugenda ushyushya amazi. Iyi myenda yose mbere yuko yinjira mu nzu abanza ishyiramo ibyo biheri n'imbaraga sa n'ibiki byose bibanza bishya. birabaya bino bintu poya. Ngiye hano ngaha Murundi. Uko ushobora kukirukana turabikurikirana. Urabizi ko ushobora kukirukana akakanya. Njye ngora nita kazi kanje. Bireke mwihorere mu. Erega ni umwanda. Nubizi n'amagambo mwihorere ariko Shira mu kiwe. Ni umwanda. Ntacyo yifate mu ntoki. Genda. Turabitungana. Ekerayo. Injira mu nzu. Wajya ngo maranasiranye ta. Hotel. Imeze neza. Sawa kabisa. Ariko wahinduye ahantu wakorera. Nimukiye ariko ntabwo ari kuri handi nakorera. Narageze nsanga harimo abandi bantu ndababaza barambwira ngo ntabwo bazi neza. Hari etage yuzuye nshya bubatse niho nagiye. Baraboneka. Umwego ndabizi mutegereje nyine. Bamaze kuhamenya rwose. So ikintu none ngo hamagariye ntabwo ari ibintu bigoye. Bona iyi kampani nubwo nyirimo ariko ntabwo ari yanjye. Yes. So ndikoresha uburyo nshoboye ku buryo ki yava ko yari iriho ikanjyaho. Ngo numva uri kubyumva neza. Yes. Ngo umuntu wari nyirayo yitabye Imana. Yes. Yitabye Imana mu buryo butunguranye. Ntabwo yarwaye, ntabwo yagize gute. Bwakiye mu gitondo twumva ngo baraduhamagara ngo umuntu yapfuye. Ibintu byane nyine tujya twisuzumisha ngo rero nimba ari umutima urwaye, nimba ari iki. Rero ndi kureba uko natangira ntuza gahunda yo kwiyandikisha. Nanaje kubaza nakubwira ngo nguhamagare nkubaze ese nk'umuntu w'umunyamategeko notaire twemera byaca mu zenzira kugira ngo iyo kampani nyandikwe. None se nyirayo nta mugore yari afite? No. Nta n'abana yagiraga? No, yari wa muntu yatsinze gushaka. Ukumva? Yari muri ibyo ngibyo yari afite umufiance ariko umva fiance ni fiance nyine ntago aba ari umudamu. Numajya yarara aho ngaho nta muntu nta musigire ntaki ibintu biri aho ngaho gusa tu. Ko numva bigoranye se. Kutise. Nta n'umuntu zo mu muryango wabo wa hafi.
nta n'umwishingizi yigeze ashyiraho mu gihe yandikishaga ino kampani. Umwishingizi aramutse ahari abizi ko umuntu arareba byangombwa uko bimeze umuntu yayibona kandi umva se ubwo umushingizi ari gushyiraho yabarinde ko nta muryango yagiraga. Sinzi nk'umuntu w'umunyamategeko kandi ubimazemo igihe iyo kasi ubwa mbere ndo waba uhuye nayo wambwira uti twabigenza gutya tukareba uko bimera. Ega nawe ugomba kubaho. Akubeshye biragoranye. Biragoye muri kumbwira ngo biragoye mu buhe buryo? Nta kintu kiye kigorana kuri iyi si ntacyo. Nta mugore yari afite, nta mwana, nta n'umuntu w'umuryango hafi, kugira ino kampani bayikwandikaho biragoye cyane. None se ubu kampani zaguma gutyo gusa nta ntuza nta muntu yanditseho? Ni imanza ndende cyane. Nyine ngo rubanza mbwira uti urubanza twarutangira gutya ko buri kintu cyose nibumvikana nanjye ngiye gushaka kuyandikishaho ni urubanza ngomba gutanga. Ngiye uko byumva cyo nakubwira niba nta mwishingizi kampani yanditse ku muntu nta muryango afite izaba iya leta. Ngizabiyande? Izaba iya leta. Leta se yashoye iki muri no kampani? None se kampani yaba iyawe mu buhe buryo? Ngiye ariko nikoramo nimaze mu imyaka irenga 6. Ni gute se wambwira ngo kampani maze mu imyaka 6 ari ngiye wari wungirije uriya musore warangiza ngo leta igiye kuza leta se yashoye iki muri no kampani? Kubikora amategeko nawe wikoramo ntabwo bivuga ko kampani ari yawe. Bivuga ko kampani ari yande noneho. Ari ya leta. Reka nkubwire. Ndero rwose ubwo rubanza ntabwo narushobora. Wowe uri kwiyahuza amatabi gusa akazi kakunaniye. Akazi kananiye gute boss? Nose nimba katarakunaniye akazi nagushinze waragakoze. Urabona bari abantu atari imbogamizi kuri ngewe. Nta kuntu nagira. Nta kuntu utagira gute ndasinziriye. Umutima uri hejuru y'abari abantu. Se boss ne nagutengo. Warantengushye. Igihe wari wamaye cyararangiye. Ikirego nkiriho ndi kubikurikirana. Reka nkubwire ikintu. Wibuke kuri amuntu tumuhitana yari ngewe nawe. Turikumvikana. Kandi kuba twaramuhitanye ntago bivuga ko dosiye yose twaranje kuyirangiza. Uriya mukecuru n'uriya mwana kuva bakiriho bagihumeka nta mahoro dushobora kugira. Wibuke ko kampani batarayandikaho neza. Nanubu biracyari mu maboko ye. Wende kuvuga ngo ukora deal irangire bayinyandikeho ugatangira gukurura amatabi gusa nta kindi kintu. Wumva cyatari ikibazo. Boss. Umwanya muto. Igihe gito. Banze mbigeho neza banze mbishakisha. Ibintu bishyire ku murongo. Makanya gatoya. Kuki ushaka kutwirukansa ibintu? Ese wari uzi ko no gutegereza igihe nabyara gutigiye. Ibyo warubizi. Kiye kuba bitizeye umuntu. Nese ubu nakwizera ngo bafere zose twakinye ubu ngubu ingi iyi deal umaye urabona iyo yinsazi koko ntakora bose. Iyi ngiyi nishobora kwangiza buri kintu cyose. Uri kubyumva neza? Ubwo bwanwa bakabwogosha. N'umusatsi bakawukuraho. Badman, yewe. Uri kwicara gutyo gusa ntunanyereka n'ikimenyetso umbwira uti niba namenye ahantu batuye namenye movement zabo namenye iki uri aho ngaho gusa ukumbwira ngo ibintu kugeza ryari ejo ndarambwiye ngo nguri hafi kubageraho none mukanya ngo ntago uzi ukuntu byagenze ngo bari bakubwiye ngo warahayobewe gute umuntu nkawe muzima ushobora gukoresha map kuri Google ukamenya ahantu umuntu ari ni gutumenya ibirwa ahantu ibintu bigeze. Sebozo amwana. Uwe mwanya se twebwerega ntago isiri kudutegereza. Isi ntago dutegereza isiri kugenda. Yewe nyizire nkuko nanjye ubizi ko nsizanga mutengo. Sibyo. Tumaze gukina deal nyinshi. Iyi ngiyi rero mu mwanya ngiye muhereze rezilita. Biri kunirezagara mu mutwe boss. Ntago uri kubyumva ariko nashaka kubwira n'ikindi. Kuva kuri uyu munsi mu gihe cyose utaranzana raporo y'ahantu bari abantu ko ari babiri bari nta kintu kimwe uzongera kunyaka ngo kibone. Niyo wambwira ngo bagiye kugusohora mu nzu ibyo birakureba. Ayo mafaranga yakorere nyine yakorera unyereke nyine ko idiri wayirangije. Hari ikindi kintu kapasi kugira mwizera kuri umukire wanjye ubizi ko twarakenye nyinshi
nawe urabizi ubaka akantu umwanya muto ndi kugusaba uhita umupira boro zose mana amazi n'umuriro byose isunkatira hashize igihe kingana cy'umubwira ngo mpakanya gato reka nkubaze uri umusazi uri umujura uri mu biki ko mbona ugenda ureba nk'igisambo urimo urashaka iki aho ngaho uri gushaka iki kandi narabivuze icyo bazanzanira niko kandi wa mukobwa we ntugenzwa na kamwe narakubonye nkikubona ubwa mbere amabere arikora ntonsa sha urimo uracaracara ahangaha urimo uraducakaza ibiki wowe turakogize cishwa ahangaha se canga iyindi uri numva niyiki nari ndi gushaka rakete nari nayibuze iyindi uri numva niyiki rakete bayishakira bati niki wowe urimo uramubwira iki nabiye kugize ati ese wangabona bifitiye amahoro nakubwira uko yararimo abundabunda ahangaha agenda kuri utuntu twose agenda nakubwira urumva ibyo nari bidanje se kuba kuri utuntu se hari ikintu cyashara mu nzu ahantu hose arabyemerewe hari iyo wubatse oh my gosh arabyemerewe jya umuha amahoro ye nkuko nawe guha amahoro yawe ukagenda muri iyi nzu nawe utubatse so ariko uzi icyo muri iyi nzu uri igikima uri igiki se ese wowe ntabwo wabimenye jya umuha amahoro ntabwo urabimenye ibyabaye se urashaka ko nawe mbikubwira umusaza wawe ntacyo yakubwira igendere ma ariko uyu mugore muzongere kuko ubona ucaracara muri iyi nzu widusakuriza kumva afite imyaka yawe nitwa Jesus nitwa Diana but it's like around ndabona atari ubwa mbere mubonye Lily tuye muri sikaritsiye ni hano hafi twasanga rero ujya umbona kandi kuko birashoboka ko ni hano hafi aho tuye hano nitwa Jesus yewe it's nice meeting you hari ikibazo musabye akantu kamwe ayino ntago wenda biba bigaragara neza ariko can you give me your number give me your number tukajya tuganira tugahura it's okay no problem
problem. kumva ko duhura cyane nakubonye mbona ari ukuntu nkuze. Okay, no problem. Ndakugurisha urakoze. Aze Teresa, ubwo urimo urarizwa n'iki? Teresa, si we mbwira. Ufite ikihe kibazo? Urimo uroza imodoka, urimo urarira n'ibiki? Uhuye n'ikihe kibazo? Nta kibazo mfite. Setera ibyo bintu sinabikubujije. Niba utinyuka kumwe ngo nta kibazo ufite kandi mbibona kuri murarira. Ntabwo nabikubujije. Ntabwo ndi kurira. Mbwira rero ikibazo ufite. Ntabwo ndi buvanga aho utarambwira ikibazo ufite. Ngareba hano. Reba hano wireba hasi. Ndakubwiye reba hano. Teresa, ufite ikihe kibazo? Ikibazo mfite. Nta kibazo ufite? Asira ubona ndakana ufata ugatwara uko ushaka ukubeshya uko ushaka. Teresa, nabuze ngo ufite ikihe kibazo? Nta kibazo mfite. Halo? Ngusanga aho ngaho mu cyumba. Okay. Nta kibazo reka nje. Ni ikibazo se cyihutirwa? Okay, sawa. Kanze buretse hari ibintu yindimo. Teresa, ndi kuvuga ngo ufite ikihe kibazo? Ntabwo uri muranyuma, kuki utari kunsubiza? Okay, byihorere. Ni inshuro zingahe siko wagira ngo hano wigize umushyitsi? Boss, mutaye amafaranga. Okay. Buretse. Garuka. Kodisi n'akana keza. Ese nta kintu waguramo tere. Ego. Ashira n'abagura. Ego. Teresa, tere. Kazi ndakwihere. Hano uguremo akantu ushaka sibyo? Nyatware ikintu cyo gukoresha mu rugo. Nese urumva ushaka kugura ngambwira nk'ikintu ushaka. Cyo mu rugo. Icyo ushaka cyose. Isabune yo kumesa. Imyenda bansigiye ngo nze kumesa. Hano ntabwo nshaka kugura n'isabune yo gufura sibyo? Hano urimo sibuguramo ishyuguremo uguremo ibyo ushaka ariko biterekeranye n'akazi ko mu rugo sibyo? Byangiye ku giti. Akira
urakoze Bongo iki? Oya haguruka. urakoze Imana Oya haguruka cyane. Ariko sinzongeye kubona urira simba. urakoze Imana Aya, uze kumanura uruhushya njye kudodesha urukweto rwanjye tera ahubwo uzi imodoka vuba. Ko papa agiye kuza mu kanya. urakoze Imana iguhe umugisha Tereza. ntabwo hakenze yes hatinze kuza se ntaguhamagaye wari ufite ikihe kibazo Sondi reka mubaze. Ubundi ibi bintu wabitekerejeho? niba ikozeho okay azakwigisha ko bahanagura imodoka ariko ntabwo ari uko nguko gusa ndabona ibindi by'ibintu ugenda ugerageza gatoya maze kumenyera akazi yasubiremo oya nta kibazo ukomeza ibi ngibi nara hejuru uzajya ujya kuhanagura uzajya uhanagura se uhagaze imeza nzajya nshaka imeza nyishyire hano nzamuke muhanagure uwagushakira ameza ageze nk'hano wahanagura kuri ya dirishya rya hejuru iriya nzabaza mu rundi ukuntu yahanagura okay harya wambwiye ko ngo ariya mufite imyaka ingahe 23 Tinyuka ukamamagara ngo nze ngusange mu cyumba. nta kibazo papa wawe yagiye hari gahunda yagiyemo kandi arazitinze nkeneye kuvugana nawe Niki wambwira utambwirira mu nzu? ariko naho nta kibazo umva rero reka tubane neza tubane mu mahoro usobanura ukuntu umukobwa w'imyaka 23 wawe udafite telefone ntabwo ndayigura hano kure nayikoresha n'umunsi n'umwe kandi umbwiza ukuri sibyo ngaho mbwira sobanurira nayo nose ubaye kugura wabasha kuyikoresha umuntu wa mbere wahamagara ninde papa wamuhamagara ukamubwira ngo iki namuhamagara kubera umuntu wamvanye mu rugo aje kunshakira akazi nasize nasezeye papa oya wirira humura wamubwira kubera nza nasize nasezeye papa namubwira ko nabonye akazi ukamubwira ko wabonye undi mupapa mushyashya w'i Kigali harabwo tugufata nabi se nuko mu rundi ajyanuka oya uri ugomba kumwihanganira uri afite akabazo mu mutwe jya byihangana umwihorere gusa cyo waje ushaka sa akazi wajya umenya ibyawe byakuzanye umenye buri kintu cyose ubaye nyokobuja ubaye shobuja mu rundi we ntakagutera ikibazo ariko byumva nuko ngo ni papa wawe wahita uhamagara wenyine cyangwa ufite umusheri wahita uhamagara mbwiza ukuri ubuze nimero za papa wazifashe mu mutwe urazizi kuko ubu tuvugana imitungo yanyu yose inyanditseho ndagira mubwire rero rwose uretse kuba nziranye nawe ndagusaba ikintu kimwe sinshaka ko hari umuntu n'umwe muri iyi nzu uzigera amenya ko twari tuziranye sibyo se ubundi tuze ngo nta muntu uzigera umenya ko twari tuziranye twigeze tumenyana na rimwe none urabona umaze gutera imbere cyane ku buryo wumva ko hagize umuntu umenya ko twari tuziranye byaba bigiye kugutesha agaciro umva mubwire n'icyo utaruzi
sundi ubona muzehe wanyu turi mu kigero kimwe. Niba mutari mu kigero kimwe se umushaka iki wamurikira ubuzima bwe? Acyari umwana we ntacyo se. Harya papa witwa nde? Papa Rwanyendura. Rwanyendura. Okay. Hari ntuza hari agatelefone najyaga nkoresha kera sinzi naza zagakura ku kazi nkakuzanire ugakoresha. Hari icyo byakumarira? Yego. Nzanirwa n'amafaranga ugenda ugura simukadi ushyiremo noneho ubashe gukomunikana n'abantu b'iwanyu babwire kumeze ne ko bashaka kuba bazi ko ushobora kuba warapfuye. Sibyo? Ariko twumvikane nta muntu ugomba kumenya ko iyo telefone njye wiguhaye. Nzayigumana. Zaba ari iyawe. Koze mwakoze isaba umugisha. Oya nta kibazo. Gusa twumvikane ku kintu. Nta muntu ugomba. Zaba ari yanjye ntabwo uzongera ngo yitware. Oya ni yawe burundu. Kuko n'ubu nta kintu ndi kwimaza. Mfite indi nta kintu nawe ndi kwimaza nzayigwa ntugire ikibazo. Ninjya gusura na papa nzayijyana. Uzayijyana. Sibyo? Gusa twumvikane ku kintu. Nta wundi muntu ugomba kumenya yuko ari njye wayiguhaye. Sinzabibwira na murundi. Nta muntu n'umwe ugomba kubimenya, ni njyewe nawe n'Imana na shitani. Ariko ibanga najya mumenere ugomba gutuza kubahana. Uri kumva? Nicyo nagusabaga nuko nashaka ko nta muntu n'uyu wamenya ko nari nziranye nawe ko twize no ku kigo kimwe. Si ibintu byoroshye. Ni kubyifuza gutyo. Ntihagire umuntu umenya ko nigeze menyana nawe. Cyane rwose. Hagize ubimenya se byakwangiza iki? Gusa nakubwiye ko ntabikeneye. Naguhamagaye nguze hano bikubwire. Warubizi se ko bayinyanditseho? Nubwo muzehe tutari mu kigero kimwe akomba umwana mwiza. Nta kibazo cye, nta ntambara, nta ki. Nyizeye Imana n'imitungo yose. Ikihe kibazo? Ariko ibintu wakoze ntabwo ari byo. Turakumvikana? Ese papa nambaza nagiye kumusura. None se nta gukora amafaranga? Sangura ko ari waguze. Byamuga ko nayiguze. Kubyumva? Niyo uko byamera kose. Niyo yagira ukubaza ngo telefone ariko ubwo ibyo uzavuga ni wowe ubizi. Ntabwo ari njye uzavuga. Tubyumvikanyaho? Urishimye? Ndishimye cyane. Gahongera useke nkuko umwana mwiza nkawe ukiri muto yagutya akagombye kuba ari guseka. Nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda. Uri kubyumva? Tubyumvikanyaho? Ndishimye nzahita mbwira papa ko nabonye akazi. Gakomeza akazi kawe. Gusa amatelefone urupfu wishe data amaraso wakoze azakugaruka byanze bikunze. Gira vuba umereze iyo telefone izamfasha kugera kuri byinshi. Ubuse waje kansanga mu cyumba hano yatekereza iki? Nta kibazo ariko. Ngo iki? Mwizeze? Ntabwo ari buze vuba. Arazitinze. Nta kibazo. Oui, chérie. Ndaje. Gerageza utazahera ko wicuza. Gerageza ugenzi, gerageza igihe gisigaye dore ni gitoya. Gerageza utazahera ko wicuza. Gerageza
utazahera ko wicuza. Ubutumwa buratambuka buri munsi tukumva tukana